Hamurira ishyamba nta bucucu n'ibikoma bibamo. Ugabanya ubwo bucucu wakuye hariya ntazi. Buri gihe twagenda na turi bwagiro ryari. Wari wabona ingona? Ubundi se baryigira. Ingona igera kuta kurayizi wowe. Iri shyamba ngomba kuribayoboramo mwese umwe kuri umwe. Kurinda murivuyemo tugataha. Hey! We murahagaze kunja ngumi we murahagaze vuba ugire vuba murahagaze mwe vuba one vuba dutangire we one maguruke 1 2 3 Maguruke tugende. Maguruke. Let's read. Sapna, where are you? Mayo. Sapna. Shagupfa. Tsikunije. Ubundi ishyamba cyo wanyirukanyije. Wari wapfa. Hano ni wanyirwamagarira. Ni kwaso ni kwanyu. Sapna. Hano rero aba muri gitara ngo urakiye. Buri gihe twagenda na turi bwagiro ryari. Wari wabona ingona? Ubundi se baryigira. Ingona igera kuta kurayizi wowe. Ingona. Manuka nkore. Icucu ingona irari. Manuka we nkwere. Ntago usiga inyuma ntago amenya aho ucira ishyamba n'injye urizi hano hose. King of forest. Icyo nshaka ni sapuna wanjye nidushaka. Wasakuza nk'uwageze wa. Bo basore murabizi ahantu nagiye mbavana buri wese ngira ngo murabizi. Kuri nakuvanye muri ka kabari wari umuseriveri. Amafaranga yakwishyiraga nshaka njye nyagukubira gatatu. Nawe urabizi ahantu nagukuye we wagikobwa. Wowe nta nubwo nshaka kuzasubira muri ariya mashuri yawe. Nshaka mugomba kumenya ko iri shyamba ari njye urizi. Umuntu uzagerageza kunsuzugura nzahita mwica. Kandi umenye yuko kiriya kigabo cyaduhaye amafaranga nacyo kigerageje kutugambanira nacyo nahita nyica. Kuko njyewe ntago nishimiye yuko buri wese azava muri iri shyamba adafite icyo namusezeranyije. Yes sir. Muri tayari? Yes sir. Mugomba kuba ready? Yes sir. Iri shyamba ngomba kuribayoboramo mwese umwe kuri umwe. Kurinda murivuyemo tugataha. Umuntu uzagerageza kuzana ibintu byo gusuzugura mugenzi we cyangwa se kutumvikana tuzahita tumuta mu bisheke. Basore mugende mukomeze imyitozo nanjye ngiye kuba nkora imyitozo turaza gusubira. Yes sir. Kandi wowe akavuyo kawe kagabanye. Yes sir. Sawa mugende turaza gusubira. Twa yabisha. Inka rero. Urabona igikeri kigenda kingana nk'inka. Igikeri Kingana nk'inka. ibyo se bibaho. Inka rero. Mino shyamba uraje ubibone. Mana umva mbaze ngo bwira ukuri. Icyo nyine ni umukunzi wanjye. Ashobora kuba atakinari. Ishyamba ibya birimo byose. Ntabwo birenze umukunzi wanjye. Wari wabona intare wowe? Intare? Intare urayizi? Arasari mina. Isatu urayizi? Akwagirika kunyibera wibeshye kanga turi ari mu mujyi. Ibyo byose ndi kubwira biranyubaha. Ninge chef.
wanyereka sapuna wanjye. ahubwo ndabona wambaye n'akabutura. Nasi ikabutura itwaye iki? Wari wabona icyo bita imparage? Izana n'umuntu wambaye ikabutura. Serious? Pa! Igucishaho n'umuyaga. Ubona wisanzuye. Gusa ibyo uri murambwira. Nasungubanga Ariko sha ubaye hute. He? Niko. Ahanga. Papa zinkubwiza ukuri. Ndakwinginze. Umfashe, sibyo? Wowe nyereka inzira gusa yageze mu ishyamba bajyanyemo sapuna. Unyereka inzira yonyine. Iri shyamba. Ibintu bindekere. Iri shyamba bariteye ndiho. Naribonye rikuru. Muribone ringana gutya. Naribonye rikuru. Izi nyamaswa n'igihe. Yesu unanga wageze uko. Ampaye. Ahanga abakurambere bacu no babanje kuba. Izo ntare. Ruwarya inyama y'intare wowe. Intare? Akwagirika ko nyemera wa kicucu. Wowe wari intare wowe. Uvuga ati ahubwo nge nishingaye. Sapuna! Ndashaka sapuna man. Sapuna wasanga nawe yarariwe. Wagokera. Mbabwiza ukuri. Ari bidakinishwa. Tongera gutekereza uvuga ibyo bigabo mu kanwa kawe. Wari wambona narakaye. Cyangwa mubona tugendana ukagira ngo amagara intare se. Nawe wa ihamagare kubonesha. Wowe inkende urayizi? Inyende? Amagara inkende kwemeza. Mzee sawa. Sawa. Zenez. Sawa. Ndio. Wafti bara. Yes, sir. Mwabyukiye mu myitozo asanga Igitondo cyane twageze ahangaha. kumuvugira ari Mu gitondo cyane twageze ahangaha. iyo mvuze sawa ntabwo mbavuze mu gitondo Saa 12. saa 12 Yesa. umva izo saa mwakagere hano uri kuva izo saa mwakagere hano Tuba twaharaye rwose. Yesa. akazi karabananiye igihe saa 12 nari ndi hano ntabwo nigeze numva urusaku rwanyu rumbyutse ukomeze ibyo mwari muri ugira vuba pombaje nyinshi cyane wari wagiye Ndi mu kazi boss. Andi kureba rino shyamba. Ujya wibuka yuko rino shyamba rikurusha. Arimo ndareba uburyo rimeze. Reba naho umwanzi yaturuka. none abahungu bawe batenze hano kugera hano Bano bahungu rero nyitozo bayimereye nabi. Ariko uyu nguyu yaracyafite mu bwana. muhaguruke
Imyitozo bayihabwa nande wowe udahari? nasize mbahaye amawayisi ashoboka. Nagiye kureba ibintu byahoze biturika hari inyuma y'uriya musozi. Ariko muye n'intambara itoroshye. Akazi kageze he? Akazi kameze neza cyane na wa mukobwa arimo arahumeka. Ariko ndashaka niba uramwica, niba ninjye umwica, niba ari wowe umwica simbizi. Ndashaka umwiyicira n'ibiganza byanjye. Yesa. Boss, Ko harimo amaraso mashya mo hano. Yagenze bite? ya mukobwa namurokirise sanze aryamye munsi y'amawese ya wa mukire. Umukobwa arashoboye. Umukobwa arashoboye. Umukobwa arashoboye. Umukobwa arashoboye. 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 Uyu nguyu wamukuye he? Ko mubona hayi gahunda atari? Uyu nguyu nawe ari mu bantu baserivaga wa mukobwa kandi Uyu nguyu mugongo urakora. niwe wadufashije Uyu kumugeraho. nguyu urakora. Niwe wadufashije kugera kuri wa mukobwa boss. Zamuka. Ariko nasanze bambwira ngo atunzwe n'urwunge gusa. Ntabwo bashegashega. Sa. Utarapfa wowe. Wowe wapfuye byarangiye. Iki? Wapfuye. Wahangabanyije ibyo bigambo. Ubite kanya uramamagara. Nizere ko nta kindi kibazo noneho nifitiye ubu ngubu. Nta Fasha mbone sapuna wanjye. Nta kibazo ufite wageze iwanyu. Gusa ibibazo mfite birandemereye kabisa. Ndimo ndirukanka. Sinzaba ndi bwakuri umukunzi wanjye mwana. Mari sapuna ndamukunda mwana. Nanjye ahangaha nagize gutya. Ndakwinginze nzagukora buri kimwe cyose. Ceceka. Nagize gutya. Ndazamuka. Ngiye kuzana inkwi. Baza ngo byagenze ute? Yagenze gute? Mama nahise mubura da. Nahise mubura. Muri iri cyama se? Nahise mubura. Arabura. Nese asimana ngambo bari mwana. Nese bunakora iki? Wakora iki? Inyamaswa zamuhaye nyine. Mpangu bwiza kuri rero. Si wenda muba mubona Ajay nuje cyane mukagira ngo niko bimeze. Hari aho nakuye ubumenyi kandi nzi neza yuko sapura nzamutsinda. Uri inyuma y'ibi byose, uri inyuma yo kuba yatuma shiri wanjye bura. Ubu nawe ni umurambo. None niba ufite ubumenyi kubana cyo gukora hanga. Nciguka imbere uruva imbere. Kangende icyo nzi cyo. Waza kumpamagara. Nyine mvi imbere ugende. Usomuka itasi. Urampamagara. Ahangaha ni iwacu wicaye. Shogosho utitiba n'urwo rutwe. Urampamagara. Maza nkaho wageze iwanyu. Aho ni kwasi uryamye. Bango n'ubwire. Umbwire. Wowe mfashe ikintu kimwe cyonyine gusa. Ibyo nakubwiraga. Aba bose maze iminsi 3 yose mbaye imyitozo. Ariko mba mbona ibikoma bavanye mu ngo iwabo bitarabashiramo neza. Kandi nshaka ko mugenda mugakora akazi neza mukamenya ko kiriya gikorwa giciye. Cyapfira muri iri shyamba kandi umurambo we wazatunukira kugeza mu mva zake. Yesa. Muri kunyumva neza? Yesa. Niyo mpamvu rero we boss. Ugomba kumenya amafaranga waduhaye ko ari makeya, ukanyongera amafaranga ariko ibyo turaza kubivuga. Ibisigaye Ikibazo si amafaranga. Ahubwo ngira ngo abaganirije amateka y'iri shyamba. Nta muntu uryinjiramo ngo asohoke. Yesa. Igikorwa kitarangiye. Ushatse kurisohoka arapfa. Muri kumva? Yesa. Babibaganirijeho. Utararenga aho ngaho nari nagutumye ikarita. Tuzajya dukoresha. Ngiye nyize mu mutwe wanjye ariko umenye ko bano batayikoresheje. Kandi bayibonye mbere yuko twe tuyibona bano baducika. Cyabazanye barakiza. Ngira ngo ndakwizera. Yesa. Inge nawe tuziranyeho inzira yo kwinjira mu iri shyamba ndetse no gusohoka. Yesa. Ubwo nimbura n'umwe ndetse n'abari mwafashe. Naho uzabinsobanurira.
ndacyarimo ndagenda mw'iri shyamba mbanze ndebe uburyo bimeze ubwo gumye batoze cyangwa se wenda ndabasanga ku kiwanja. urakoze cyane. Amahirwe yanyu utaza kuza gukina n'amarangamutima yanjye, nabize amafaranga yaramvune kandi ndamwishakira mu biganza byanjye. Natwe icyatuzanye ni amafaranga, icyo cyatuzanye muri iri shyamba tugomba kuyakorera. Umujinya sawa, turaje natunanira kumukuzanira turanamwica, ariko umubona muri kunyuma. Yes sir. Nagira ngo wenda mugende mukomeze imyitozo, usigare tube tuvuganaho gatoya. Mwe mugende toka vite. Akoze bro. Nakumva Ibintu koko ni ibiki? ibihe ko we wananiye buri munsi iyo abantu bamaze kugenda uhita unzanaho ibibazo. Ubu noneho se wagize ikihe kibazo muri iki? Ariko se noneho ibintu numvishe ngo ni ibiki? Noneho ishyamba nta muntu warivamo. Ntabwo iri shyamba ntabwo wagisohoramo, nta nubwo wamenya n'inzira igucyura wowe. Ibintu ntabwo byumvikana. Ntabwo ndi kubyumva neza. Ariko urabizi ko neza ariwe wanyweye mu ishuri. Uzana muri ibi bintu. Urabizi neza. Urabizi mfite ibifu n'ababyeyi banjye. Kubera wowe. So ubizi neza. Ngiye shaka kurumva ahangaha. Tuza nkubwire. Twebwe ababyeyi bacu ubu ngubu nimba zabo zameze ibyacu. Uri kunyumva neza? Ariko nta soni uraza ukambwira ngo ababyeyi bawe. Ubu aka kanya ushobora kugerageza kumbabaza ugasigara muri iri shyamba, twebwe tugataha. Nugerageza gutaha uzasigara muri iri shyamba, ariko nutuza ukagendera ku mawayiza ngo uzasohoka muri iri shyamba kandi amahoro. Kandi wiyiteho, utagomba kunzana ubwo bugoryi n'ubwana bukuri mu mutwe. No. Shaka ko mfira muri iri shyamba man. Urasingiza muri iri shyamba hakimwe. Man, ngiye ibintu ndabirambiwe. Ntabwo nyishaka kubikoramo ngiye. Ndashaka kuva ahangaha. Ni ukuvuga ko amagambo ndi kukubwira utari kuyumva. Genda mvira uhadi we, toka. Ubu boss aramutse agasanga duhagaze ahangaha yavuga ko turi mu biki. Reba twahereye kuva mu gitondo Dukora akazi twirukanka wawe. kugeza hano ubu ngubu urabona ibi bintu bizagenda gute? Yerega ibintu ntabwo mbimenyereye. Wowe nabonye unabimenyereye cyane. Aha muri iri shyamba nta bucucu n'ibikoma biba mu mutwe. Ugabanya ubwo bucucu wakuye hariya hantu hariya ntazi. Aha biraje bigushiremo. Ibyo uri kumbaza ugenda ubibaza wakuzanye. Nimba baragupakiye mu mufuka bakakuzana, ureba undi ujya kubibaza uwo wakuzanye. Njye naha ni iwacu mwana. Nimba ari iwanyu rero ngenda rushye pe. Hama hamwe ugabanya ubucucu, mu kanya baraza kukogoshesha icupa. Ubwo bwanwa n'ubwo busatsi wikaragishijwe aho ngaho. Natwe kera twari abantu sha. Reba bumaze kuba injwiri kubera ntakirya. Nimbe nawe urabufite.
basi se hari ibiryo wazanye ngo umpe nirire? Aha, dada. Twiyo dukeneye kurya twubika inda hasi tugaguguna itaka. N'amabuye iwacu araribwa. Amabuye? Kuva wagera inaha wari wabona igihingwa muri iri shyamba? Niyo mpamvu nshaka kwisubirira iwacu. Iwanyu urahazi? Niyo wafatira ishyamba ukaritema ryose ukaripakira muri uwo mudigi wawe, ntabwo warijyana ngo rizakugeze iwanyu. Turi mu yindi si wanyu. Basi se nagukorera iki kugira ngo unyereke inzira yansora mu ishyamba? Icyo kunkorera? Icyo kunkorera? Yego. Banza unyitegereze neza. Iwacu sino. Urarota gutaha iwanyu kuko hazi. Njye wankura. Icyo kuba namugororera natwakigaho tugeze iyo tugera. Basi reka dukora akazi ariko karangire vuba ariko nsohoke mu ishyamba. Uri kumva ukeneye kuvugana nanjye? Ukeneye kuvugana nanjye? Yego. Wowe urinde uvugana nanjye? Nari umuseriveri. Ufite ubwoba sha? Dukora akazi. Basi tugende. Tize we.